umugambi wanjye wari ukomeje, ariko nshobora kuba narahubutse ntangira gukurikirana JB The Killer. Ubundi kuki natekereje kabiri ngo menye impamvu yitwa The Killer, na kimwe n'ikipe ntazi ni ukuri. Amarira ni menshi kuri njyewe. JB yavumbuye byinshi mu byo ndimo. Ubwo yabonaga pistol ngendana igihe nshaka kumusoma ku ngufu, niyo narafashe umwanzuro wo kuba ikihebe ngenda n'imbunda, ariko sinifuzaga umuntu wabimenya. Iyo pistol nayo aho nayikuye muzabimenya. Erega umwaka ni mwinshi. Kumbe uri ugenda na pistol, sinari nzi ko uteye gutyo. Harya urabizi ko mu Rwanda bitemewe, uramutse ufashwe wafunga byikubye EV. No, please, mbabarira ngo usobanurire byose. Ntago ari unsobanurira iki? Harya ubwo urankunda cyangwa? Nsohokera mu modoka, navumbuye diro zawe zose, kandi nta business nimwe nyikoranye nawe, kugeza aho wanyiyoberanyijeho aka kageni. Ndika ngo usobanurire ni ukuri, kandi JB ndagukunda. Please, listen to me. Narasoza no kuvuga yaramiritse ngo inyuma y'imodoka yiwe, aratsara akselera, nsigara nibaza byinshi, ndumva nahubutse. Ntekereza gusubira mu bitaro kumvugisha wa murwayi wanjye. Ntekereza gatoya numva noneho abimenye yambaga. Natse imodoka, nanirwa kurya cupa ryanjye, naratekereza icyo ngiye gukora. Nguko nabaye imbwa mu gushaka kwigira umusipayi kandi nabishoboye. Gusa umugambi wanjye wo wari ugikomeje. Icyo nagombaga guhindura ko ari kugenza gake, nkareka kwirukankana ibintu. Uwo munsi naratuje, sinjya nshakisha kuvugisha umuntu n'umwe. Numvaga nasebye, njya mu gikoni nangira guteka. Hashize akanya numva telefone. Allo? Ijwi rivuga nk'irinaniwe kandi ridedemanga. Byasabaga kumva neza kugira ngo numve icyo avuze. Oya, ntago nabikoreye ubushake. Nuko uyu munsi nayo ifite ibintu byinshi byo gukora, ariko wenda ejo naza. No, don't say that. Uretse ko nakubonye cyagiye muri supermarket uri kunyiruka inyuma, gusa nta kindi gihambaye nkuziho. Ya, ngomba kumenya byinshi. Imana igufashe ukire vuba umbwire. Bye. Nibuke ko umugambi nari nafashe ari ukugenda gake, nkirinda guhubuka. Nibwo nari kumenya neza isano umurwayi wanjye ari nawe wari umpamagaye afitanye na JB The Killer. Nkibitekereza numvaga nta kibazo mfite. Indi telefone birahamagaye. Hey, gusakwa. Ngiye nsako iki se kandi? Ngo nkoresha ibiyobyabwenge? Mana yanjye, wa mugani wa Miss Evie, menya naragombaga kwimuka nkava mu Rwanda, nkajya gukorera umuziki hanze yarwo. Urwo n'urwego rwa polisi rwari rumpamagaye ngo bazansaka umunsi ukurikiyeho, ngo bari bari kunyekaho ibiyobyabwenge. Imitima yambanye myinshi, mbura icyo nkora. JB wari umeze nka manager wanjye, namwetse ko murenzeho niga kumuneka. Aramvumbura nubwo atabinyeretse ko yabimenye. Nta wundi muntu nzi ku buryo yamvuganira hejuru. Mu by'ukuri yaba ari nka mbere ntabwo byari kuntera, ariko yari hashize iminsi nk'itanu nangiye kujya mfataho nkanavanga na whisky kugira ngo binyibagize ibibazo. Mu nzu nari narahakoze akadebo, gusa ibyo JB wanjye yari abizi. Nafunze umwuka ndamuhamagara, irasona yanga kuyifata. Hashize akanya ndongera irasona, numva arayifashe noneho. Hello, uracyandakariye? Oya, wowe wigize umuhatari kurusha abantu bose, kugeza nawe ushaka kujya ungendaho witwaje imbunda. Ndagira ngo nkubwire ko ikintu uri gutekereza cyose nyizi. Ntago ndusha umujyi, ngiye ibihugu nazengutse ni byinshi wakanaho. Ngaho mbabarira ndakubwira byose, gusa ntago ari ibyo uri gukeka. Please, kugira ngo ubone ko ndi serious, check your WhatsApp. Nakoheje location ya hano mu rugo, ngwino tubivugane. Sinshaka kuba njyenyine n'ukuri. Ibyo wanze kera singomba kubikora ubu. Byamusinzire, ubwo uzibana nanjye nzibana. JB, bikora achievement twagiranyeho, wirengagiza amakosa nakoze. Mazuzi yahise nkupa, ngira ubwoba. Ntangira gutekereza kureba aho najya kuba ndi, kugira ngo polisi itazansanga hano. Uko biri kose hari umuntu uzi neza ko hari boro ziri hano, akaba ari kungendaho. Ese kuki byose bibaye ari uko nshwanye na JB? Ibibazo ni byinshi. Mfata ku byo nari natetse maze njya mu cyumba mba nirambitse. Njya numva bavuga ngo umwanzuro mwiza ubufata uryamye. Ndigaragura biranga. Mu by'ukuri nubwo nari narigize akihebe nagiraga ubwoba. Natinyaga urupfu, ndetse sinifuzaga ko nasanga abahevu muri gereza, kuko nari narabonye uko basigaye bameze. Mu gihe igitotsi kinyibye gatoya numva umuntu muri saro.
ndashiduka ubwoba buranyica, iryavuzwe riratashye. Ko najyaga nsiga inzu yanjye ifunguye, ninde waba winjiye mu nzu? Ese ninde ufite urufunguzo rwanjye? Uko biri kose wari umwanya wo gukoresha ya mbunda, nubwo nari nzi no kuyirashisha. Nari narayihawe n'umuntu, umwe muri ba bandi bancungaga igihe nari ntwite. Sitori ye nayo nzayibabwira. Mbanza kureba agatutoriyo kuri YouTube, mbona uko bayifata, nsohoka gahoro gahoro, ndabanza ndarunguruka. Natanyica ndamwica tu. Mu gihe ngenda gake gake nyonyoma nk'ibyo nari nabonye kuri YouTube, umuntu anuruka inyuma amfata na ya pistori arayintunga. Wakagombye kuba waratekereje ku mpamvu nitwa JB the Killer. Apu, kumbe ni wowe baby. None se ko wari hafunze waciye? Ahita arasa agatara kakaga, dusigara mu kizima. Ubu urabona ko utaneka ngo nshobore, tuza dukorera amafaranga. Ikindi ubuzima bwo kwigira ikihebe wihaye uzabugwamo. Ni njye njyenyine baguproteja muri uru Rwanda, kuko ndakuzi kandi nabaye honest nawe kuva twamenyana. Koko nakinye n'ikipe ntazi pe. Yahise acana amatara yo mu nguni, inzu wagira ngo yarayizi na mbere. Mbona ku meza yazanye amacupa ya whisky, afite nka boro zimeze nka za zindi nsigaye numura. Numva ndatunguwe. Isapati, kuko nasanze nawe afite ibitekerezo byo kuba nkanjye. Umuntu utinyuka gutunga imbunda muri uru Rwanda, hariya buriya nakwemeye. Ahubwo nushaka umeka isi washaka ko mu modoka nkigira idage. Namusomye numva nabishaka, gusa ndabikora. Nyuma twaranyweye, amaze gusinda atangira gusubiramo ya magambo ngo hari umutipe wankunze. Naje gusanga ko isi ndimo nkeneye umuntu, niyo naba ntamukunda ariko wankunda, wenda nazajya muhungiraho igihe JB byashaguye. Nari maze kubona ko atari wundi nakekaga. Ni gangster, ni ikihebe oje. Anyway, nta kibazo. Uwo muntu niba nkunda koko uzamunyereke ndebe ko namushima. Haha, uramuzi. Ahita ahaguruka atangira kuvuga neye umugongo. Ejo bundi hari umutipe wagendaga muri Benz y'umukara, agukurikiye ku muvuduko mwinshi. Nyuma yuko muvuye muri supermarket, wanze no kumusuhuza. Nyuma wamweretse igihandura, kuko ikuraho byamuviremo gukora accident. Uwo niwe rukundo rwawe. Inshuti yanjye kuva kera, yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe twatangiye gukora imiziki, yabonye indirimbo zawe aragukunda karahava. Afata umwanzuro wo kunsaba ko namukwingingira. Agufitiye imigambi myinshi. Urabizi aba diaspora mbere na mbere bakeneye abagore. Nagize ubwoba, gusa mbona umutima JB bivuganye nta rwango rurimo, numva nibyo. Impamvu kwa muganga amazina yawe ariyo yanditseho, twarabeshye. Twabeshye ko uri umugore we, kuko yaribwaga guhamagara. Byadufashije abaganga, kuko bumvaga izina ryawe kandi uri umuhanzi ukomeye bose bagufana. Byatumye bamukorera vuba vuba, gusa nawe kukuririmba biramuruhura. None se kuki utabimbwiye kare koko? Buri kintu n'igihe cyacyo, iki nicyo gihe. Evi mwiza, jya mu rukundo. Nako numvise uriya mutipe akwita Misero, izina ngiye ntarinze. Ngiye ndi ikirara, nyina game nyinshi za kimafi. Ntiwanshobora. Niba ushaka kumenya game nyina, uzibaza ukuntu ninjiye muri iyi nzu ifunze. Yari inshuti nziza, ariko yaranyihishemo. Numvise mwizeye, gusa mbona uko agaragara bitandukanye n'ibimurimo. Nguko natangiye kumenya JB the Killer w'ukuri. Gusa mwibuke ko nta rukundo ngira. Gahunda yanjye yo kubaneka no kwihorera yari gikomeje. Nzamenya byinshi uko iminsi izagenda yicuma. Anyway, mfite ikibazo. Nshobora kuba ngiye gufungwa. Ngo polisi ejo izaza kunsaka drugs mfite. Kandi urabizi cya gihe yankize urutoki ku munwa arancecekesha. Andeba mu maso akanya. Don't worry. Nitwa Joe 12. Reka duhure muri episode ya 19. Dusatira umusozo wa season ya 2. Naho ubutaha Imana ibarinde.